ibihe byiza kuri mwe mwese mwakanze subscribe kuri YouTube channel ya PD Media. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turagarutse rero uyu munsi nje kukwigisha amwe mu mabanga ya WhatsApp, trick z'ingenzi wakagombye kubuzi wowe muntu ukoresha WhatsApp wese. Nkuko twagiye tubyiga mu mavideo yatambutse kuri no YouTube channel yacu no kuri TikTok n'ahandi, twarebye ibintu byinshi kuri WhatsApp, ariko ibingibi byo ni iby'ingenzi buri muntu wese yakagombye kubazi ku muntu wese ukoresha WhatsApp. Kuko iminsi igenda ihita WhatsApp barayapdatinga bakazana ibintu bishyashya. Turareba ku tuntu dutatu twonyine. Akantu ka mbere turi burebeho ni kuri status zabaye update, hakazaho akantu ko gutanga like. Mwarakabonye abantu mwese mukoresha WhatsApp, mwarakabonye. Icyo ngiye kubabwiraho rero, ndabigisha umumaro wa karakantu ko gutanga like kuri status, mubwire n'ingaruka za karakantu ko gutanga like kuri status ya WhatsApp. Ako nta kambere turi burebeho. Aka kabiri turi burebeho ni kuri profile picture yawe. Hari ukuntu kuri WhatsApp profile picture haba hariho ifoto yawe, noneho ugasanga hari umuntu uje kuri profile picture yawe ya WhatsApp akarya screenshot ya foto yawe akaba yayikoresha mu bindi bikorwa bye runaka. Amafoto murabizi ko umuntu ashobora gukora screenshot akayipostinga, akayibika, akayikoresha mu bintu byo ari byo byose ahantu amafoto akoreshwa. Rero ushobora kuba udakunda ibyo bintu, ukunda umwimerere wawe. Nimba hari ifoto yawe kuri WhatsApp ni yawe, ariko nta wundi muntu wemerewe kwitunga. None kwa kundi urya screenshot profile picture ya WhatsApp, bakazajya bahita bakwereka ko iyo profile picture utabasha kurya screenshot. Ndakabasobanuriraho nkwereke n'ukuntu biba byagenze kugira ngo urebe profile y'umuntu ya WhatsApp ariko utabasha kuyikora screenshot ngo ube wayibika muri phone yawe. Akantu ka nyuma rero turi burebeho ni uburyo bw'imyandikire kuri WhatsApp. Hari ukuntu ujya ubona umuntu kuri WhatsApp yanditse inyuguti, ariko inyuguti zije ziri mu magambo atsindagiye, yanditse inyuguti zije ziri mu magambo avunaguye, yanditse inyuguti zije zakaho umuriro, yanditse inyuguti ukabona nyine ni ibintu biryoheye ijisho. Ni ibyo bintu ngiye kukwigisha uyu munsi kuri video y'uyu munsi ku bijyanye na WhatsApp. Mbere ko dutangira rero, kanda like kuri no video, umaking sure ko wakanze subscribe, ujya no muri comment utubwire ikindi kintu wumva ushaka kumenya muri video ikurikiraho, cyangwa icyo wumva twibagiwe tukazakikwigisha muri video ikurikiraho. Nje tugiye kubana rero nk'ibisanzwe, ni jewe IT Panda, naho YouTube channel ni PD Media. Bigenda bite rero? Ngwino muri phone yawe ujye kuri WhatsApp nk'ibisanzwe. Tugiye guhera ku buryo bw'imyandikire, typing, kwandika kwa kundi wandikira umuntu ukabona abo cyangwa umuntu akakwandikira ukabona yanditse mu nyuguti ziryoshye cyane. N'urugero nuza hano wandikira, ujya nko kwandikira umuntu message ukabanzaho kano karongo ko hasi bakita underscore, none warangiza ukandika message ushaka kwandika ugasozesha na ka karongo ko hasi. Unukitiranye na karongo gasanzwe. Hari akarongo gasanzwe kaba karimo hagati, iriya yo ni underscore yo hasi. Yo wohereje message umuntu imigeraho yagiye muri italic, urabona ko byibendinze bisa nkaho biberamiye iburyo. Reka twandike message isanzwe hello bisanzwe, urabona birahagaze, ariko iriya twohereje bwa mbere twashyizeho underscore, urabona ko yaberamiye iburyo. Akandi ka kabiri yuje ukandika kano karongo kavunaguye, ugashyiraho message ushaka kwandika. Nakoresheje hello, ariko wowe ni message yose ushaka kwandika, warangiza ugasoresha karongo ko wanditse bigitangira. Urabona ko biza bibodinze kandi biciyemo umurongo. Niyo waba ugiye kwandika paragraph yose, fa kuba wowe ako watangije ari kuri busoreshe biza byagenze uko bishaka. Noneho kwa kundi ushaka kwandika inyuguti zitsindagiye, ubanza akanyenyeri ukandika ijambo ushaka kwandika ugasoresha akanyenyeri. No urugero bikunze gukoreshwa nko mu magroupe, bari kuvuga ku muntu bakandika ibyo bashaka kumuvugaho, noneho bamugeraho bakahita bamwandika bitsindagiye, ubona bitsindagiye. Cyangwa se ukabona kuri stati ya WhatsApp umuntu yashyize aga stati ariko ibintu bikaza byanditse bitsindagiye. Usibye naho ngaho hose, no kuri inbox umuntu akwandikiye ukabona kwandikiye inyuguti bitandukanye no kwa rubizi, ubona ko umuntu ari smart kabisa. None hari ubundi buryo
bakora font ukabona imeze nk'iya Times New Roman. Uraza hano ugiye kwandika ukabanza ugashyiraho tuno turongo dutatu two hejuru tuberamiye iburyo, utungo tuberamiye ibumoso nako. Noneho warangiza ugahita wandika paragraph yawe, noneho ugasoreshaho turongo dutatu n'ubundi. Urabona bihagaze neza nkaho biri muri Times New Roman. Uburyo bw'amafonti cyangwa se bw'imyandikire kuri WhatsApp ni bwinshi cyane, bwose sinabasha kubuvamo. Ndabahereza ubw'ingenzi bw'ibanze, ubundi namwe muzagende mu busharingana muri comment no kwihererana ubumenyi. Hari ubundi wabuzi manuka muri comment ubwandike na bagenzi bawe babimenye. Buriya ubwenge burarahurwa. Noneho hari ukundi wandika bakabona inyuguti wanditse zije ziciyeho umurongo zisa nkaho waziselectinze. Nabyo birakoreshwa cyane mu magroupe, ushaka guselectinga ahantu runaka kugira ngo abantu bahashyire attention. Ukuntu bikorwa rero, uraza ukandika ka karongo kamwe kameze nka twatundi dutatu twashyizeho, ariko hano ho wandika kamwe. Iyo umaze kwandika ako karongo kamwe uhita ukurikizaho paragraph yawe. Wibuke ko iyo dushyizeho uturongo dutatu biza biri muri Times New Roman, ariko iyo ushyizeho kamwe biza bya selectinze ijambo ushaka kukohereza. Urabona ko riyise rigenda riselectinze nkaho wari selectinze. Ushatse wakandika na paragraph yose, ukayandika yose. Reka duse nk'aba typinga ibintu byinshi, noneho nidusendinga urebe ko biragenda byose bisa nkaho twabiselectinze. Urabona nitujya gusendinga urabona byose ko bije bimeze nkaho twabiselectinze. Noneho hari ubundi buryo kuri WhatsApp ushaka kwandika usa nkaho utanga report ku muyobozi wawe, ugenda ibintu ubimwereka mu buryo bwa paragraph sinzi ukuntu nabyita, ariko reka mbibereke wowe uri buhite umenya aho bikoreshwa. Andika kano kantu kameze gutya, uhita usiga space, none utangire wandike. Ibyo uri kwandika hirya barajya baguciraho umurongo, urabona. Ibi bikoreshwa cyane cyane ku bantu bakora report z'ibintu runaka, kugira ngo yerekane aho umurongo wa mbere watangiriye, aho wa kabiri wakomerejeho. Ku bantu mubikenera ubwo muramenya aho kariya muzagakoresha. Ubwo kwandika kuri WhatsApp ni bwinshi, amafonti ni menshi ntiwabasha kuyavamo. N'ikimenyimenyi manuka muri comment urebe izindi bagenzi bawe bagiye bashyiramo, nazo zirabasha kuba zagufasha. Nawe rero ufite iyo uzi wasangiza bagenzi bawe, wamanuka muri comment ukayishyiramo nawe ugakorera uwo mugisha. Ntago burya aba ari byiza kumenya ibintu ubimenya ubisazane wenyine, byazarangira nawe saje nka rugana. Nkuko tugiye kuri profile pictures, n'urugero rero tugiye kuri profile picture y'uyu mukobwa, nituyikora screenshot urabona ko harahita haba umukara, batubwire ko tutabasha kuyi screenshotting. No kuvuga ngo profile picture yiwe nayirebaga, ariko ngiye kuyikoraho kugira ngo ngikorere screenshot bahise babigira umukara. Ntabwo nemerewe kuba nakora screenshot yo profile picture. Uburyo bushyashya rero WhatsApp yazanye kuri WhatsApp zira update, ntabwo wabasha gukora screenshot ya profile picture y'umuntu wari we wese. N'urugero, jya ku muntu wawe runaka urebe profile picture ye uyikore screenshot, nibikunda uzunyandikire muri comment umbwire ngo ngewe nakoze screenshot y'undi muntu birakunda. Nawe rero nimba ushaka ko batazajya bakora screenshot ya profile yawe, genda updating WhatsApp yawe, numara ko updatinga nta muntu uzongera kuba yagutwarira profile picture. Ariko bitewe nawe uko ubishaka, hari igihe wowe uba wumva udashaka ko profile picture yawe yagirebwa na buri muntu wese ubonye namba zawe. Ibyo byo ni wowe ubisetting. Bigenda bite rero? Urazana kuri setting ukajya kuri privacy, ukajya hano handitse profile picture, ukahita shyira kuri my contact. No kuvuga ngo ni nimero zawe zonyine ziba zemerewe kureba profile yawe. Ubwo umuntu uzabona nimero yawe utayifite muri nimero zawe, ntago profile yawe yayibona. None no mu bafite nimero zawe ushobora kuza ukamuvivuraho. Iyo umuvivuyeho ukahita ukora kuri aka k'ubururu, bivuze ko ubuvivuyeho nawe atabasha kubona profile picture yawe. Iyo ushyize kuri nobody, nta muntu n'umwe ubasha kubona profile ya picture yawe, ababonaho cya kintu kimeze nk'umutwe. Nizere ko ako kuri profile picture gasobanutse. Tujye kuri status sasa. Kuri status
haje uburyo bwo gutanga like nka za like dutanga kuri Instagram. N'urugero nk'uyu nguyu status yamaze kuyireba mise nanga like. Ikiza cyabyo rero n'ingaruka zabyo nizi, no kuvuga ngo kwa kundi ino foto iri kuri stati ye nyihaye like, mu mubare w'abantu be barebye stati, ubwo njye utanze like mpita njya hejuru, abandi bakaza bankurikira hasi munsi yanjye, njye nkahita njya hejuru. No kuvuga ngo rero nimba waramuhishe ko ujya ureba stati ze warangiza ukayirayikinga, nta kabuza n'ubundi uhita ujyaho hejuru mu bahamuhaye karaka blue tick, karaka noza k'icyatsi. Urugero nkanjye Dore bamaye like n'aba babiri, urabona bahise bajya hejuru. Uwayimaye mu minota 31 n'uwayimaye saa 2 za mu gitondo, umuntu urebye stati yanjye ya mukanya agiye munsi y'abo babiri bayirebye. Ikiza rero nuko ubasha kumenya abantu bakulayikingiye stati, ariko ikibi kuri wowe wabihishe ko ujya ureba stati z'abantu, iyo ugakozeho uhita ujya hejuru mu bazirebye, ni wowe ubanziriza abarebye stati. Waba wayirebye nijoro, waba wayirebye mu ba mbere, ntabwo kwa kundi uyireba mu ba mbere ikajya hasi. Ahangaho ntabwo ijya hasi, iyo ugakanze karaka like ihita ijya hejuru. Nizere gusobanukiwe. Thank you so much. Kora subscribe.